harya ngo warafatishije ngo niyo wakosa ndababarira ngo niyo wagenda ndinginga ngo nkubuze naba mbuze byose. Hoya mama urishe kuba sindi umwana narakuze, yego nakuze nzi kuri byose, yego watumye nsobanukirwa n'ibyo nari ndimo, ubu nakuroha mukundi. Harya ngo warafatishije yego isomo nararibonye kwigaho narize ubudimetri, ubu nakuroha mukundi ko naguhaye byose urwanjye rwose nkarukurundira, ibyo bigatuma wishongora ugatangira ujonjora ngo bakubanye benshi. Harya ngo warafatishije uya sinari impumyi nabaga ndaho ndora rimwe nkigira injiji ngo nkunde nahura ibyawe nawe uti yo nta mutima mubi yigirira. Uya suko byari bimezemo imbere, narashiraga nkashinjagira nshira nkanga nkakubera imfura ariko ukanga ukananira ukibwira ko ndi impumyi. Harya ngo warafatishije ibihango byo byari byinshi ariko nkanga nkabikemanga kuko nabonaga nta cyerekezo, ndicara ngo mbanze nkwige nawe uti yo nta mutima mubi yigirira. Oya mama ubu najeje nushaka ubyita umutima mubi, ubu ntakwigirishije ukundi, usi inkunda umunga ntazicwa n'irungu. Harya ngo warafatishije uyereka ngende ubupfura bwanjye butware hato butazanduzwa n'ingeso zawe, nkakora ishyano mbyita ko nta mutima mubi ubirimo. Harya ngo warafatishije nubwo ngiye sinabura kukubwira, sigaho wikuyita igitangaza ngo ho wataramiye nawe utangwa, ikofi yawe irahagije. Icyo rutuzi ukunda uwo wakunze, wirinde Kigali kikoshya ngo urareze ngo ufite byose nta wakwanga. Harya ngo warafatishije abo wirukaho bafite ababo batsindiye, warazwe no mu muryango baranga bakaza bakarya utwawe barenga, bakigira injiji barenga, nawe uraho urebera ngo uti nta mutima mubi bigirira. Harya ngo warafatishije uko si ugufatisha ahubwo ni ukwishyira mu kaga, ukiyambura icyubahiro ugasigara uraho utazi icyo utoranya umugatora icyo ubonye, ukisama wasanda ubyita ko ari ugufatisha. Sigaho si ugufatisha.